twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagwa na Nyagasani kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri wa kane w'icyumweru cya mbere cya Pasika tariki 4 Mata 2024. Ngamasomo agiye gutuma duhura na Nyagasani. Isomo rya minyo bitariki byakozwe n'intumwa umutwe wa 3:11 kugeza ku 26. Umuntu w'ikirema Petero na Yohani bari bamaze gukiza, yanga kubavirira, bitangaza cyane rubanda rwose, biruka basanga hitwa ku ibaraza rya Salomoni. Petero abibonye niko kubwira rubanda ati, bantu ba Isiraheli, niki gitumye mutangazwa n'ibimaze kuba, cyangwa se niki gitumye muduhanga amaso ngaho duhaye umuntu kugenda kugubasha bwacu cyangwa kubutungane bwacu bwite? Imana ya Abrahamu, ya Isaki na Yakobo, Imana y'abakurambere bacu, yakujije umugaragu wayo Yesu, mwebwe mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye umutagatifu n'intungane, maze musaba ko barekurira umwicanyi. Mwicishije umugenga w'ubugingo, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, turabagabo bo kubihamya. Kubera ko twiringiye izina rya Yesu, iryo zina rero ryakomeje uyu muntu mubona kandi muzi, maze ukwemera gukomoka kuri Yesu kumusubiza ubuzima bwe bwose mu maso yanyu mwese. None rero bavandimwe, nzi yuko ibyo mwabikoze mubitewe n'ubujiji kimwe n'abatware banyu. Nyamara Imana yujuje ibyo yari yaravugishije abahanuzi bose mbere yuko biba, ko Kristo yagombaga kubabara. Nimwisubireho rero kandi mugarukire Imana kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Bityo hazabeho ibihe by'ihumure muhawe na Nyagasani, ubwo azaboherereza Kristo wabagenewe, ari we Yesu, uwo ijuru rigomba kwakira kuzageza ku bihe by'ivugururwa ry'ibintu byose. Nibyo Imana yavugishije abahanuzi babo batagatifu mu bihe bya kera. Koko Musa yaravuze ati, Nyagasani Imana azababonera mu bavandimwe banyu umuhanuzi umeze nkanjye, muzamwumvire mu byo azababwira byose. Umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azacibwa mu muryango wayo. Kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli no kubamusimbuye bavuze iby'iyi minsi turimo. Ni mwebwe abaragwa b'abahanuzi n'abisezerano Imana yagiranye n'abasekuruza bacu igihe ibwiye Abrahamu iti, imiryango yose y'isi izaherwa umugisha mu rubyaro rwawe. Ni mwebwe mbere na mbere Imana yahingurije umugaragu wayo, iramuboherereza kugira ngo abazanire umugisha, bityo buri muntu muri mwe abone kuzinukwa ibibi yakoraga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 8. Uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi yose. Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n'ibiganza byawe, nkareba ukwezi n'inyenyeri wahatendetse, ndibaza nti, umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho? Rwose habuze gato ngo umunganye n'Imana, umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo waremye, umwigurira byose ngo abitegeke. Amatungo yose amaremare n'amagufi, ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi, inyoni zo mu kirere n'amafi yo mu nyanja, hamwe n'ibyo goga mu mazi byose. Uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 24 murongo 35 kugeza kwa 48. Abigishwa bari bavuye Mawusi, batekereza ba 11 na bagenzi babo bandi uko byagenze mu nzira n'uburyo bamenya amanyura umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yesu ubwe abanguyu ahagaze hagati yabo, arababwira ati, nimugira amahoro. Barakangarana, bashya ubwoba, bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati, ubwo bwoba bwose mufite n'ubwiki, kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni njyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba bo gutangara gusa. Noneho arababwira ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje, aracyakira kirira imbere yabo. Nuko arababwira ati, ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe nti, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Ahera ko ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe.
maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye kwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Bayoboke b'Imana, Kristo Yezu akuzwe. Kristo ni muzima, aleluya. Kristo yazutse, aleluya. Naganzi wacu, aleluya. Amasomo kiliziya byacu duteguriye afite ingingo remezo iza kudufasha kwegera Nyagasani, kumubona igihe cyose. Iyo ngingo remezo iraza kwitwa kuba umuyoboro w'umukiro w'Imana. Niba uzi ko uri mu bo Nyagasani anyuraho kugira ngo agere ku bandi, ubutumwa niho bugenewe. Niba uzi ko Nyagasani akunyuraho aho kugira ngo wowe usoze ubutumwa yaguhaye ukigira mu byawe, ubutumwa niho bugenewe kugira ngo bukugarure. Niba uzi ko ufite ingeso mbi yo kwirata, kwikuza, kwiyemera, kwibona, ubutumwa niho bugenewe kugira ngo Nyagasani yongera kwereke impuhwe ze kandi zitambuka mu kwiyoroshya. Kuba umuyoboro umukiro. Buri wese Nyagasani afite uburyo agenda amunyuraho. Nyagasani ashobora kunyura ku mukene agira ngo agere ku mukire. Nyagasani ashobora kunyura ku mukire agira ngo agere ku mukene. Nyagasani ashobora kunyura ku murwayi agira ngo agere ku murwaza, agira ngo agere kuri muganga. Nyagasani ashobora kunyura kuri muganga agira ngo agere ku murwayi. Nyagasani ashobora kunyura ku mwigisha agira ngo agere ku mwigishwa. Umva, muri byose Nyagasani ntiyiburira, ntabura aho anyura. Ese umwanya uriho nawe uyufata nk'aho uri umuyoboro wa Nyagasani, w'umukiro wa Nyagasani? Ku isi nk'abakristo mu muryango w'Imana tumeze nk'ikipe y'umupira. Iyo umukinnyi yatsinze igitego ntabwo akiyitira ngo niyo gitsinze niyo yitsinze. Yagitsinze kubera ko hari uwo mwahaye ka pase karyoshye. Yagitsinze kubera ko hari umuzamu uri mu izamu nawe ari kurinda. Yagitsinze kubera ko hari abandi basigaye inyuma bari kurinda. Yagitsinze kubera ko hari abandi bamufashije. Rero iyo uri mu ikipe, nubwo ari wowe waba wabikoze bigasozwa ari wowe ubikoze utsinze icyo gitego, ujye uvuga uti ni ishyaka ry'ikipe yose. Ujye uvuga uti ikipe yatsinze. Naho nutangira kubyitira uti ninjye watsinze ninjye bagize, aho ngaho bizarangira muzatwara igikombe cya mbere, ariko icyaka ntimuzongera kugitwara bitewe n'ubwiyemezi bwawe, kwirata kwawe, kwikuza kwawe. Natwe rero turi mu kiliziya nk'ikipe, icyo ukoze cyose ntukakiyitirire na rimwe. Ujye uvuga uti ni Nyagasani wabikoze, kandi yabikoze agira ngo anyureho ngere ku bandi kuba ashaka kugeraho. Nguko uko nawe nanjye tugomba kuba imiyoboro y'umukiro wa Nyagasani. Aya masomo agiye kubidufashamo ubwo twayazirikanye. Turumva Petero nyuma y'uko amaze gukiza ikirema kuri ya saha ya cyenda nk'uko twabizirikanye, ya saha y'impuhwe z'Imana. Ba Petero bagiye kubafata nk'ibigirwamana, batangiye bazabapfukamire bazanira amaturo. Nibwo rero Petero aza kubihakana, kuko muri warizi neza ko ameze nk'uriya mukiro uri mu ikipe nyine, avuga ati ntabwo ari njye wabikoze, ni izina rya Yezu Kristo ryabikoze. Amen. Iryo zina rya Yezu rizakomeza gukora ibitangaza byinshi ko tuzagenda tubyumva mu byakozwe n'intumwa, n'ikindi gihe na n'ubu biracyakorwa. Kubera iki? Izina rya Yezu. Wowe nanjye b'abakristo nitwe tugomba kuba abahamya babyo, kugira ngo tugaragaze ko Kristo yapfuye ariko akanazuka. Iryo zina rero rikomeza kugenda ridukiriramo, tuboneramo imbaraga z'Imana, twarivuga umukiro w'Imana ugatambuka ujya ku bandi. Nawe rero nanjye kimwe na Petero uri kubwira iri koraniro ryose ryari ritangiye kuzana gushidikanya, ubuhakanyi, kwiyemera, kwirata, ibimenyetso nanjye kuvuga bya sekibi. Petero rero arongera bibutse ineza y'Imana, wa mukiro unyura no mu banyantege nke, kugira ngo akomeze nawe yishakiye. Ni bya bindi Paulo mutagatifu avuga, uyu mukiro tuwutwaye mu tubindi tumene ku busa. Ingabire z'Imana, gukiza abandi ntabwo ari njye ukiza, ahubwo ni Yezu Kristo ukoresha, akankoresha nawe akagukoresha, kugira ngo tugere ku bandi, cyangwa abandi natwe batugereho, ubundi dukire tumererwa neza. Rero ntukisuzugure. Yezu ashobora gukoresha urutoki rwawe kugira ngo akize abandi, ashobora gukoresha umunwa wawe kugira ngo akize abandi, ashobora gukoresha ukuguru kwawe kugira ngo akize abandi, ashobora gukoresha amaso yawe, ashobora gukoresha urugingo rwose rw'umubiri wawe kugira ngo rukize abandi. Ese wowe ingingo zawe z'umubiri zose nawe
zishobora gukora zikaramburaho abandi ibiganza ubundi bagakira, cyangwa se ingingo zacu z'umubiri twazihinduye ahubwo agacu k'amabandi k'abajura ko kwica abandi, aho kugira ngo ingingo zacu umubiri wacu ube umuyoboro w'umukiro w'Imana, ahubwo wahindutse umuyoboro w'uburozi bwa shitani, umuyoboro w'ingeso mbi za shitani, bikaza kurangira turi gucurika iby'Imana. Nibwo rero bizarangira turi kwiyemera, ibi ninjye wabikoze, ibi ninjye wabikoze, aha ninjye watsinze igitego, ninjye wakoze ibi ngibi, bikarangira turi kwiyemera. Kandi umukiro w'Imana unyura mu baciye bugufi, kuko na Yesu atazanywe n'abakomeye gusa n'ibihangange, ahubwo intabwa, abanyabyaha, abakene, abababaye, abashavuye, babandi babuze epfo na ruguru niwe aza gusanga. Yakunyuraho rero wowe nawe ujye wirinda kwikomeza, ahubwo umworohere kugira ngo atambuke iwawe. Nabyo twumvise muri Evanjiri ya none, ubwo ejo twazirikanaga abigishwa ba Emawusi bari ku rugendo basubiye Emawusi, bagize deception, bagize kwiheba kubera icyo bari bizeye byarangiye ngo Yesu abatamaje. Ariko uko bari ku rugendo bari kuzirikana Nyagasani, kumvise uburyo Yesu yabakora igitangaza, bakajyana bumva ijambo ry'Imana akabasobanurira n'uburyo bamumenya amanyura umugati. Basuye rero bakajya kubibwira abandi, kuko ari intumwa za Yesu Kristo. Turumva uyu munsi noneho Yesu Kristo agiye kubabonekera, ababwira icyo abashakaho cyabitezeho, ati nimugire amahoro, indamukanyo Kristo wazutse. Yesu Kristo asoza Evanjiri atuma abigishwa be ubutumwa bahaye, umurimo w'intumwa, by'umwihariko umurimo w'umupadiri, kwigisha kuyo no gutagatifuza, ariko cyane cyane gukiza ibyaha, kubera Kristo abahamya. Ibyo byose kwigishwa mu izina rye, kwisubiraho nuko barwa kw'ibyaha, ibyo nimwe bagabo wo kubihamya. Amen. Kuba umuyoboro w'umucyo wa Nyagasani ni ibintu bibiri amasomo adusaba uko yagiye asoza. Isomo rya mbere ryasoje, bityo buri muntu muri mwe abone kuzinukwa ibibi yakoraga. Evanjiri nayo yasoje igira iti, ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Amen. Amagambo azi kuduherekeza, nanjye numve ko ndi ubusa, numve ko ntacyo nabona nakora ku giti cyanjye, ahubwo ari Yesu Kristo ugomba kunshyigikira, nuko namwemerera akankoresha, bityo nkaba umuyoboro w'umukiro wa Nyagasani. Yesu amaboko ye ni wowe, Yesu umunwa we ni wowe, Yesu aragukeneye uko umeze kose kugira ngo umwamamaze, umubere umuhamya. Rero uzakore ku buryo ibyo ufite byose, amaboko ufite, ari amafaranga, ari ibintu, ujye ukora ku buryo nabyo biba umuyoboro w'umukiro wa Nyagasani. Ibyo utunze, inzu ufite, abantu ufite, imirimo ufite, ibyo ukora byose, ubukire ufite, ubushobozi ufite, naho ujye ukora ku buryo Nyagasani bitambukaho, agera ku bandi, atambagira, atembera, agira neza abandi, akiza abandi. Byaba bibaje kubona utunze ibintu bya mirenge, ariko Yesu atabitambukaho, Yesu atabitambagiramo, Yesu atabizi. Ushobora kuba ufite imitungo iryaguye ukayikoresha, ariko Yesu atabizi. Byaba bikumariye iki? Ukavuga ariko ntuzegere uvuga Imana na rimwe. Nguko ko umuhamya wa Yesu Kristo, ukemera Yesu Kristo agatambuka iwawe, akagera ku bandi. Ibi biradusaba kwicisha bugufi, kwakira Imana mbere yuko nanjye njya kwishyira abandi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ni hafa mu bihe byashize, umunsi w'abari bwa Nyagasani, ngo abayoboke b'Imana na padiri wa paruwase yabo bari barimo, ngo baherutse gushwana. Aho ndabizi ufite amatsiko yo kumenya icyo bapfuye, ndetse n'uburyo nyine abantu b'Imana ubundi bashwana. Ubundi bashwana bapfuye iki? Nuko igihe kiza kugera ngo bari bapfuye iki? Ngo padiri, ngo hari inzira y'umusaraba bari bamenyereye aho banyuraga gukora. None haza kuyihindura avuga ati, none uyu munsi kwa gatanu turanyura ahangaha. Nuko abayoboke b'Imana bo muri iyo paruwase barabyanga. Nitugenda mu nzira y'umusaraba tukanyura ahangaha, natwe ntaho tujya. Batangira bamuhereza impamvu. Padiri yashakaga ko banyura mu ishyamba ahantu hadatuwe, akaba banyura mu nzira y'umusaraba ahantu hadatuwe mu butayu, akaba ari inzira y'umusaraba ibera. Abandi bati ntibishoboka, kubera ko padiri yari mushya muri iyo paruwase. Nuko batatu muri abo bayoboke bamusobanurira impamvu batagomba kunyura mu ishyamba, ahubwo bagomba kunyura inzira bari basanzwe bamenyereye kunyuramo, inzira y'umusaraba. Ngo bajyaga banyura ku musigiti, bakongera bakanyura mu muhanda uhuriramo n'abantu benshi cyane. Noneho
bakaza no kunyura no ku isoko byumvikane kugira ngo barushe gutambuka nyine muri iyo nzira bajyane n'abantu benshi bo ku masoko wo musigiti. Nuko bambwira bati impamvu tunyura ku musigiti no kugira ngo dutambuke kuri bariya abayisilamu batemera Yezu, nuko tugahashyushya tugatera indirimbo z'ibyishimo amakorasi tukabemeza ko Yezu ari muzima, ko nubwo yapfuye ariko ari muzima, bityo umusigiti ukaba wafunga, abayisilamu tukaba twabacecekesha. Undi muyoboke wa kabiri ahita avuga ati iyo tunyuze mu muhanda duhura n'inyegera nyinshi, mayibobo, indara, indaya, nuko zikagenda zidukurikira. Aho naho nyine turushaho kuhatangariza ijambo ry'Imana, kuko indaya zadukurikiza amayibobo nyinshi, wumva umuriri mwinshi n'igitaramo cyacu bakemera bakaza badukurikiye. Undi muyoboke w'Imana aravuga ati impamvu tunyura mu isoko ni ukugira ngo abacuruzi bose bafunga amaduka, ubundi baturebe ko turi gutambuka, bamara gufunga amaduka ari abasinzi, abasambanyi, ibisambo n'abandi bose bari mu isoko bakabona ko Yezu Kristo koko ari igihangange, nuko bose bakadukurikira bagafunga amasoko. Nuko byahoze mu myaka yose yashize, none niwe ugiye kubihindura. Nuko padiri amaze kubyumva nawe ngaho nawe tekereza koko ubaye uri padiri umaze kumva ubuhamya bw'abayoboke b'Imana n'impamvu banyuraga ahangaha kugira ngo abayoboke b'Imana usho kugwira ari benshi, aho wakongera gutsimbarara ngo uranyura mu ishyamba. Nuko umupadiri ngo agira atya yanze y'umusanyuza mu ishyamba. Padiri yareba inyuma akabona abakristo banze kujya mu nzira y'umusaraba kubera ko yanze kumva impamvu zabo. Nuko padiri arakomeza uko ari mu nzira haboneka bake bakomeza kujyana nawe. Nuko inzira y'umusaraba irangiye bamaze guhimbaza n'ububare bwa Nyagasani, haza kuboneka ngo abantu batatu, ibyiciro bitatu bishaka gutanga ubuhamya ku bari bashoboye gukurikira inzira y'umusaraba kugeza ku ndunduro, babandi banyuze nyine mu ishyamba, mu butayu, hahandi hadatuwe. Nuko batanga ubuhamya. Ngo uwa mbere ngo yari umuyisilamu, nuko atanga ubuhamya uburyo muri wa mutambagiro yanzira y'umusaraba yikoze kandi ubusanzwe atarasanzwe yikora. Ati naje kuko mutakidushotora, kera mwajyaga munyura ku musigiti wacu mukadushotora mukatudurumbanya, ariko nanyuze ino nzira nanjye nayirangije, numvise mfise amahoro kuko nabonye ko muri abantu b'abanyamahoro, ko noneho kubagana ari byiza. Nanjye nafashwe muri inzira y'umusaraba, nahise mbona ko Yezu atari umushotoranyi, ko ahubwo ari umuntu w'umunyamahoro. Yezu rero w'umunyamahoro numvise mukunze, ndamwemera, sinzongera no gusiba ahangaha mu kiliziya. Nuko umuyoboke w'Imana wa kabiri nawe atera urutokeje agiye gutanga ubuhamya nyuma y'inzira y'umusaraba. Ati ubwashize mu bihe byashize nagiye mpahamuka kubera inzira y'umusaraba, ubwo nabonaga bimeze nk'umukino pe, bahutaza abantu bari mu nzira y'umusaraba, bikajyanye n'igihe babamba bakavusha amaraso bamwe muri abo. Ibyo byanteye guhamuka no kugira ubwoba, ariko uyu munsi tugenda dutuje numvise ko ahantu hari amahoro, numvise nta mahana ari aha hantu. Niyo mpamvu ntazongera gusiba aha hantu, ntabwo nzongera gusiba mu kiliziya, kuko ndabona hari amahoro, nta bamputaje, ntabwo nahamutse, noneho ndumva umutima wanjye unezerewe. Ngo uwo akaba ari umwe muri bamayibobo bari bakurikiye inzira y'umusaraba. Noneho ngo uwa gatatu ngo yari umucuruzi, ngo nawe atanga ubuhamya, aravuga ati umva, muri iyi si harimo akavuyo kenshi, harimo urusaku rwinshi, akenshi twirirwa ku isoko, ariko ndi kunyura mu nzira y'umusaraba numvise hatuje, mpita numva neza umutuzo, lo silence. Nahise mvuga nti uzi ko muri Kiliziya Gatolika ariho hasigaye umutuzo. Numvise mbakunze kuburyo ntazongera gusubira inyuma, ninjya no gucuruza nzajya nza gushakira umukiro ahangaha, nzajya nza gushakira umutuzo ahangaha. Numvise muri abantu beza batuje, numva ndabikunze, kubera ko isi turimo n'indi uruburi, wumva unaniwe, wumva ubishye, ariko hano hageze ndaharuhukira, sinzongera gusubira inyuma, ntashye nishimye. Inzira y'umusaraba yanduhuye, kuko aha niho hambere mbonye umutuzo. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nyuma yuko abayisilamu bakoze inzira y'umusaraba bamaze gutanga ubuhamya, nyuma yuko mayibobo arizo zakoze inzira y'umusaraba nazo zitanze ubuhamya, ndetse n'abacuruzi n'abandi bose bari bari ku isoko nibo bari gutanga ubuhamya, ukuntu inzira y'umusaraba bafashije kubera iki umutuzo, bagatuza bagaturana na Yezu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ese wowe
wasanga namwe muri paruwasi yanyu inzira y'umusaraba akenshi ishobora kuba intambara, ugasanga ni iterabwoba, ni ukwemeza, ni ugukangana, ni ugukangata. Ibyo bimenyetso bene ibyo ngibyo byo kwemeza Yezu Kristo ntabwo aba birimo, kuko icyo Yezu Kristo ashaka ni uko twemera. Inzira y'umusaraba si umukino, ahubwo ni umukiro. Mu nzira aho nyura mu butayu, aho nyura mu ishyamba, nubwo wowe ubona ko nta bantu bahatuye ugiye kwemeza, ariko Yezu Kristo ntabwo aziburira. Hari bake bazamukomera uko bizagenda kose, abo nibo bahamya be, abo nibo Yezu Kristo yashakaga. Naho we nuvuga uti mbo inzira y'umusaraba ntishobotse ahangaha, ndashaka kujya kwemeza, ndashaka kujya gukangata, Yezu Kristo buri gihe aza yiyoroheje, nta na rimwe aza akangata. Uzajya ubona ibintu bibabaje, ukabona abantu mu nzira y'umusaraba bari kubamba abantu, bari kubavusha amaraso, bari kubakubita, ukibaza uti koko Yezu nibi yadutumye? Nuko dusobanura ibyanditswe bitagatifu koko? Nibi tugezemo? Yezu ntago ari umunyamahane, nubwo bamukubise bakamubamba, ariko we ni muzima kandi atanga ubuzima. Rero wowe igihe cyose uzashaka gukangata, kuvusha abandi amaraso, gukubita abandi, Yezu ntago ari aho ngaho. Nibyo koko hari indara zagushungera ati kubita 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 kubita, mwice 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 mwice, ariko uzamenye ko inzira y'umusaraba ari umukiro, ntago ari umukino. Kandi ikindi inzira y'umusaraba ntago ari ukwemeza, ahubwo ni ukwemera. Ubwo kenshi hari igihe dushaka kwemeza abandi ati reka nerekane ko nkomeye, reka nerekane ko mfite ijambo, reka nerekane ko mfite ijambo ku yandi madini, ku bayisilamu, ku badive, ku baporo, ngo kandi uri umukristo gatolika ukaza kwibagirwa ko Yezu ntabwo gutambuka ngo ujye gukanga abandi, ujye kubakandagira, ahubwo ujye kubagira neza, utume bagira umutuzo, ububahe kuko buri muntu wese ari mu ishusho ya Nyagasani. Burya igihe ubashye abandi bizatuma nabo babona Yezu, kuko Yezu arubaha cyane kurenza byose. Yezu arubaha cyane. Rero niba ushaka nawe kumuyobora Kristo, ujye wubaha abandi, ubahe n'ibyo abandi. Nguko abenshi birangira tunyura mu nzira y'umusaraba, ariko bikazakurangira ariko turi kwibona aho kubona Yezu. Dore ko inzira y'umusaraba ni inzira nyine y'umukiro, ni ukubabara kugira ngo ubabarire. Namwe bayoboke b'Imana, mwongere murebe ukuntu mukora inzira y'umusaraba, mwongere murebe uburyo mwiyerekana mu myiyereko yanyu. Niba bitarangira uri kwiyereka abantu ubemeza, ubakandagira, ubakangata, aho kugira ngo werekane Kristo we utwaye. Ese werekana Kristo cyangwa uriyerekana? Nguko uko wowe nanjye duhamagare kuba umuyoboro w'umukiro wa Nyagasani, tukanazirikana ko atari twe dukora ibitangaza, ntabwo ari twe dusengera abarwayi ngo bakire, ahubwo ni Yezu unkoresha nawe akagukoresha kugira ngo abandi bakire. Ni Yezu wabikoze, ntabwo ari wowe, ntabwo ari njyewe, ahubwo ni Yezu. Ni mu izina rya Yezu Kristo wazutse, niwe uri gukora imirimo ye. Wowe nanjye cyacu ni ugutega amaboko tukareka Yezu agatubwira, agatubwiriza, agatuyobora, kuko arifuza ko we nanjye twaba umuyoboro w'umukiro we. Mu by'akakano cyo kuvuga cyo uturongo dutatu, ikimenyetso cya Yezu, nta na rimwe Yezu aza akangata, aza ateye ubwoba. Yezu nagutera ubwoba, uzamenye ko atari Yezu. Yezu aza ahumuriza ati nimugire amahoro. Aho Yezu anyuze hose bagomba kugira amahoro, bagomba kugira umutuzo, bagomba guhinduka, bagomba koroha, bagomba kumererwa neza, gutahana ibyishimo. Urinde wo gukanga abana b'Imana, urinde wo gukandagira abana b'Imana, urinde wo guhutaza abana b'Imana, kandi uri umukristo kandi byaba. Yezu umwana w'Imana, hari ahantu nagiye nkandagira abandi nitwaje imbaraga mfite, hari ahantu nagiye nguhemukira ngakangata abandi. Yezu ndaje ngo mbabarire, Yezu utambagira iwanjye, nanjye mbe koroha kugira ngo unkoreshe igikoresho cyawe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.